ni mu gihe abandi basitari bari mu bintu by'udutiko kabisa, bari aho ngaho baharira cyangwa se baterana amagambo bakubitana n'amadisi ya danje. Muri abo ngabo harimo nka Zero Trap n'abandi nka Ish Kevin ndetse na Holix. DJ Brianne we werekeje kuri iki cyumweru ku itariki 9 yerekeje kuri Elayo Pentecost Blessings, bajya kumubatiza mu mazi magari kabisa, ajya kwakira agakiza. Yavuze ko yishimiye kuba agiye kujya ahabwa igaburo ryera nk'umuntu nyine wabatejwe kweri. Revela Pasteur Ernest niwe wamurambitseho ikiganza nk'uko mubibona mu mafoto. DJ Brianne akaba yamaze kubatizwa mu mazi magari, akaba yabaye umwe mu bakirisitu ndetse bakiranutse. Nk'uko yabyivugiye, yavuze ko we ubwe yabyishimiye cyane ndetse n'ababyeyi be babyishimiye, kuko nka nyina ngo ntiyari yizeye ubwe ko ari buze kugera aho babatirizaga nk'uko natwe tubikeka, nk'uko tuzi Brianne n'ukuntu tumumenyereye nk'umuntu w'ihasla ya danje. Ntabwo twari twizeye na rimwe ko azapfa kuba yatera iyi ntambwe ikomeye yo kubatizwa mu idini iryo ari ryo ryose. DJ Brianne nk'uko bigaragara mu mafoto yari yishimiye iki gikorwa uko cyagenze, ndetse ari na proud yo kuba yabatizwa muri iri dini ry'aba Pentecote, ndetse akaba ashyigikiwe n'umuryango we wose. Ni M2 TV, bakora subscribe hano tugakomeza tuguha inkuru zigenda zicicikana hano hanze kabisa nk'izi ngizi. Amafoto n'aya ngaya nuko byari byifashe. M2 TV or W for you to be informed, entertained, all with love.